niba nagutumye mu kiganiro ukaza ukamva ko nta kibazo na kimwe wishinja kuko urakenera kwiruka wikanze iki kumbonye wikanze iki uretse nyene kuko urakenera kwiruka uruwuhe muntu shana ndi muri abo bantu bakunda amafaranga serivisi yose umuntu azanshaka ibiki nene nimuze guhangana umva nkubwire ngo mbese ngo ngorozi ngora nyihishe umva bro kuraho intebe neza nkwereke ngorozi ngora nyihishe uretse mwana nese woze yewe iyo WhatsApp shoboye munundi original special no pirate nyiti nama mugamu yitagati katetswe mwana ngade ngo n'umuyaga mitisi y'abatisi original nkuko navyemeje ikenge ku muriro nta gukuraho reka nkomeze nshimira abantu mu rukurikirana 5 kuri 5 we ufata umwanya wawe network yawe ukurikirana ibintu tugeza buri munsi nubwo hari byinshi nawe tuba tukeneye kuguha nawe warukeneye ariko natwe tuba tugukeneye kugira ngo rebe ibyo bintu ko nago tubikwereka kugira ngo ndago tukwereka nkaho turiko turahamba imbwa tubikwereka kugira ngo natwe tubone n'izo views zibeza batunga bamwe canke sabandi so wibireba rero ngo nabyirengagize bifate busharing he bashuti bawe nawe birebe ari gihe byinshi babikora mu nyigisho canke so gasanga babonye ivyo bifuzaga kubona bisharinge niyo mpunga idasanzwe niba ukeneye gushigikirana mu rundi wanyu sacinga YouTube channel yitwa Murundi Skits urabona aho ibikorwa bitandukanye naho bigenda bicaho iyi saha y'amagengo ni hahandi nyine kuri Kigali 250 ndakeka murabizi niho hantu bigomba kubera buri munsi niho hantu tugomba kuberekera ibyiza nibibi ibitunguranye ibishasha ibintu biko biraba live ako kanya hari umuntu ucaye imbere yacu imbere ya kamera zacu no umukobwa mwiza cyane kabera aza gufasha mwerekane yambaye agakweto keza cyane asa neza ni za sayiza abazungu bakunda ngo sayiza abazungu bakunda azize aguzize ujya wumva ariko ko abazungu bakunda abakobwa ba maniki batiye nk'abahungu byambyumva ninde muzungu mumaze kugira ibyo muvugana kuno n'ibyo nano ngurira bye nako ngurira fantare nkoza n'abazungu amasazi nkanga bayakunda ni abazungu ubundi ni gute uvuga ko nta mafaranga arimo kandi ari umuzungu aho ndigiye kumuye n'umuzungu ukenye naseka akitwigeze nanga umuzungu ugasanga arakenyera bisekeje so cameraman aza kudufasha twerekane reka dutangiye tuguha ikaze kuri Kigali 250 ndakeka ahantu twahuriye mbere kugira ngo kwanza ikabanza ubwira abantu baza kumenye izina ryawe amakuru yawe kwanza kuri yanjye ni meza urameze neza neza cyane ni muntu ki uri muntu ki izina ninde kora iki nitwa Monique ndi umucuruzi urikorera ku giti cyawe mu kirundi cyize twumvishe ngo umuntu arikora ku giti cyiwe ni umucuruzi nyene wicururiza ibye atarangura nta gishoro na kimwe kindi kijyamo ubwo no mu kirundi cyiza twitwa abadandaza amagara oya ngende umucuruzi ntago ikora ku giti cyawe rero ndarangura nkacuruza nese urumva ukora ku giti cyawe ibyo bintu urumva harano urarangura ntago ikora ku giti cyawe nuvuga ngo ndikora ku giti cyanjye ucuruza ibintu byawe nyene utarangura utagira ibiki simba nashoya yanjye ntago ari ku giti cyawe rero ni ku gishoro ako nabaye amafaranga nyirago wabi ni ku gishoro nyirago wikorera bari abantu urangura nta boss bakora kuranguza utagiye kurangura nago wakora kuko bagusumye amafaranga uri umukozi wa boss yego batubwiye ngo uracuruza sivyo muri uyu mwaka turimo no mwaka ushize ni hehe uri kubona mu bucuruzi wagakoze ushaka uzabona inyungu umwaka washize urabonye inyungu kuyemo umwaka no kuno utangira urabona ukuntu bimeze uriya muzima ikintu kizaba kizima ukibona kare bikuntu umwaka uzabona umusaruro kwenza babonetse mwaka uheze yego uko ndi kubibona ndabona nzabubona birenze umwaka ushize ushingiye kuki ushingiye uko ndi kunguka abakiriya bashyashya mu kwicara uraza kwihangana wicare neza ko nukomeza kugarama badukubitira ikinyuma hangaha oya ndi bubyumve kuno shaka usanga udaherukana siporo ariko kanayikora reka tugaruke ku kintu na judge mvuga ngo hari ahantu twahuriye ndakeka hari ahantu turi kunywa fanta nandi kunywa fanta ndaho ngaho ndi kunywa kuhakorera ndakubona mbona ari ahantu nkuzi ndavuga ati keneye ko uzakwana interview urama nimero zo mabona guhamwe kujya dukwana interview kucyo uri kunywa fanta nanzo gusanzwe mu zosanzwe ntago nza nuza kubesha kandi ari umuntu ufite gahunda yo kugurira inzoga abo uhiye umuntu ufite gahunda yo kungurira ikindi kintu kitarimo uzi impamvu se umuntu ufite gahunda yo kugura inzoga uzi ko umuntu ufite gahunda yo kugura inzoga yagura inzoga zibumbi senkane wabwati ngurira ibijyo by'igihumbi akabyanga
oya nyine umuntu ufite gahunda yo kungura nta kibazo ngurire ariko hatari marukoro ubwo agafanta k'igihumbi kaba gahagije abantu ngiye ntabwo ngoranye akoze kutubahisha okay wari kuramo fandara gusa nimero ndaganda ushaka tuzakora ikiganiro kubera ko bivanye ko hari ahantu ndakuzi hari impamvu ushaka dukorana ikiganiro wakoze cyane kuba wemeye ubutumire bwacu ukoza mu kiganiro so hari ikintu nari nkubajeho ngo navuze ngo uteye nka ufite tayi nk'izo abazungu bakunda navyo nzi neza nanjye ko ntabwo nganira n'abazungu nazo babikuye inganira n'abantu baganira n'abazungu babaye barakubeshyeza ntabwo nabishwa n'abantu 10 niwe wambira kwesha no kene wa gatatu oye sivyo no kumbesha ahantu henshi nigeze njya gutembera nk'ahantu cyane cyane ku mabici ku mazi usanga umuzungu yizeye ku mazi ayo umukobwa bari kumwe nta muzungu yamona kumwe n'umukobwa w'ikibune n'umukobwa ubyibushe ariko ngo n'udusayize nkaho ubwo ugasanga umenga umugabo niwe umukobwa amenga niwe mugabo uburyo bameza abakobwa bakunda so mpamvu mbe bifata uko nguko nanjye narabyumvise ko mitamona kari byo so nawe rero sayize yawe ni yawe ntabwo wari wagirirwa amahirwe yo kuba ntabwo ndahura nabo ngo ndebe cyaba bimbwire ngiye mbyumva gutyo gusa si ubwa mbere ariko ubibwiwe mbyumvishe kenshi cyane barabikubwiye kenshi wazagize umunsi ukiyunguza ugahura n'umuzungu mu muhanda ukamwiyahuriraho ko bwatigiye bambwiye ko mukunda sayizi nk'iyi yanjye none ndashaka kubonana nawe gusa nyirengagije kandi naba ngiye mwituraho gutyo ko nta muntu nka kugira ko abantu mwino misi bose ko barakaye ko bakunda kugira iby'ubuntu ibyo bitwa ngo ni ibyifishije oya njye ntabwo ari uko mbayeho ubwo uzanshaka azaza ndebe nta kibazo ariko si ngombwa ngende mwibureho gutyo gusa basize urabakunda canke wamukunda kubera ibintu yabaguhaye wenda ugize imana akaba yakubwira ukuntu nuko wapi njye byaterwa nuko mubonye ariko muri njyewe ntabwo ngira uwo nanga n'uwo nkunda nyine wenda icyo namubonaho kikankurura nicyo cyatuma mukunda hari ukuntu ukunda umuntu n'umutima ukumbura mukunda nyine ubwo ndamutse mubonye icyo namubonaho kikankurura nicyo cyatuma mukunda ariko byaka kanya se nakubwira ngo gukunda ngo ikintu cyo abavuze ngo iki gukurura niba icyo ushatse kuvuga nari nkubwiye ngo urambajije ngo njyewe ngo ndabakunda naye ndagusubije ngo ntago ngira uwo nkunda runaka cyetse ndamutse mubonye akaba afite ikintu runaka kikankurura akaba afite nk'amafaranga nayo ya mbere niyo yagukurura bivuze ngo umujyi udafite amafaranga nta kintu navuga nta kintu twavugana ubu se urayafise njye nayo mfite ariko ndi kuyashaka ese kuki mubona ko mwavugana n'abantu bafite amafaranga ari muzi ko namwe ku giti cyanyu mutayafise oya njye ndi kuyashaka nizeye ko nzayabona rero nshaka n'undi muntu ufite amafaranga kumvikanya kano kanya urambona ntabifise kandi ngushaka kuyafise utayafise niwo mwemera none se kuki wundi abantu tutishimira abagenzi bacu kutabishimira nuko kuvuze ngo umuhungu udafise amafaranga nta kintu mwavugana kandi sitire nawe ntabifise ubwo uwo muntu niwe mugenzi wawe ngo wanze niwe mugenzi wawe ugiye gukunda utari mugenzi wawe afise amafaranga nase umuntu avuka kugira ngo agire ibindi bintu yigezaho nose urajya gukunda umuntu n'ubundi ukiri katabere cyane ko mwabaye mwino mwese ukunda amafaranga nizo mpamvu abasaza bandi guhera ku myaka 60 kuzamuka badutwaye abakobwa babamazemo tuvuka mana ariyo dushaka nose ubundi urajya gushaka uzi ko mwino misi ukuntu bimeze uri umusore nago wabona umwana w'umukobwa mu ngano abana bakobwa bene mwebwe mwino misi babasaza twitwa ngo basokura ahubwo nibo basigara abagabo banyu bivuze ngo natwe abapeti ubwo no kwiyahuza abantu bakuze ahubwo je nanjye n'ubwo gahunda no kwiyahuza abantu bakuze umumama nkonda ubwo bizaterwa naye n'icyo ushaka bageze bavuga ngo umumama ukuze unkunda ngafite amafaranga ngo nanjye amvugishe ukongeraho gafuka afite amafaranga inasugo niba akuze n'amafaranga afite urumva nyene urumva n'ubundi nta mafaranga nibyo bidushukereka impamvu iyi si mwino misi isi yararakaye n'abayiriho bararakaye nta kintu gishimije ikibaho dusigaye tuvuga ngo mpemuke ndamuke cyane kandi ibintu byose rega byabaye amafaranga nta kintu cy'umuntu kikibaho mwino misi umukobwa nkawe nk'umuntu ufite uguha ikintu cyose wifuza kugerekanya n'amafaranga afite imyaka 70 wajyamana nawe niko nta kintu naba namuburanye se ngiye namwimiki papa afite imyaka ingahe afite myinshi cyane abayiturigitse intebe iragukwitisha siporo papa okay ashobora kuba afite 70 ndabizi ntago yoyirenza nyinshi 60 kuko ndabizi ushaka kuri imfura yiwe papa afite imyaka 60 ujyamanye n'umuntu w'imyaka 70 Yose bitwaye iyo bitekereje muri mayindi wumva iki nje nta kintu njya ntekereza ujyamanye na sokuru wawe so ubyaraso abantu rega abantu bose n'abantu kandi twese turi bene Adamu twese twaravutse abantu twese turavukana buriya
nubona umuntu angana n'undi abo ni bamwe ko nawe wajyamanye n'umuntu utangira wimagine na papa wawe niwe mujyamana nese niba nta kintu byishe nta n'icyo bikijije ikibazo kibirimo ni iki nuko ari ugutikuza uko se ngo afite imyaka myinshi kundusha ako nta kintu kukurusha asabwo kandi uri umuzukuru wiwe usibye nta nubwo nabitekereza Joana nta kintu bivuze icyambere nta mafaranga abasaza zabaha pasi abo ni baruzi untemo bahiro urisiri njye nzaguha abazungu n'abakondezi size zawe ikindi nacyo abasore nabo abapeti kabisa ntitugitinya kubera amafaranga kubera ubuzima bwaducanze ariko rega mane turimbo byaranze nta mpamvu yo rega no se hagupfa wapfa no munsi wapfeje abo mama araza gukaraga kajana cese 200 ngo turagende dufashishe iki ngiki ejo bwate muhungu wanjye sheri wanjye ngino tujyamane ugenda wiruka ngo abantu ukemera ukimara mu imbaraga zose ukamushimisha kwera ikizadesa guhaye ejo ndakaguha irindi jana ariko ikintu cyambere nge manza kuvuga nubwo tubikora tuko tuganya iminsi yo kubaho mani rega ni biriya bintu kubikora bikoresha imbaraga nyinshi bari kuzamara imyaka 50 irangira umaze 30 Nose ubundi cyangombwa nuko ibyo ushaka mu buzima bwawe wabikoze. Ese ikiza nawe umva. Ase gupfa wicuza byo ni byiza. Inama watugira nawe twakomeza tugakora ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ubuzima bukende. Oya simbabwiye ngo mukore nk'ibyo nkora. Cye inama nabagira nuko bakurikiza umutima nama wabo. Jewe rero nzabikora abanyerayo ibyo bihumbi bya magana banyikondere baba mama akapana ngo apfugo bapfubye abapfubye nguri inyuma ya kamera unazajya bashaka nta kibazo uzakora ku mutima wawe ugutegeka so reka dukomeze twiganirire bari kurambwira ibintu nk'ibyo ngibyo iyo umuntu akubwiye ngo umuntu ni wenda nk'umuntu akubwiye ngo urindaye ni iki wamusubiza shangiye nta kintu namusubiza kuba uzatarammbonye mu buriri bwiwe uri yose ntabwo ndindaye ako kuba yabivuga ntabwo bivuze ngo mpindutseyo nk'umuntu basi we abyemerera ngo ndindaye ubyiyemerera mu burenganzira bwe wenda bumva bikwiye nose niba ariyo abizi ko ariyo ubundi ninde wo kubihakana kandi abizi ko ariyo ari jambo mpora mbaza abantu cyane indaya yicuruza muri ubu buryo ngiye kuvuga uburyo bubiri indaya ijya ku muhanda gatega tigenda icuruza kandi igiciro nayo n'indaya bihangane ndabishinze indaya kandi bo ntago biyita indaya n'umuntu muteretana mugasanga mukundanye mu gakeya kagati bebe nk'inusure akaza sibyo yagera muhira mukajyamana mukasangira mu bintu byayo icyo kunywa cyangwa icyo kurya yamugenda kugenda ngo mayagatike bamubaza ati moto yakuze inangaye ni 1000 ngo mani menyeshe ngo ashaka 1000 kibazi yo tike ashaka ni yangaye uzanga ngo nkagasenkane yaziye kuri moto y'1000 ashaka ngo tike yasenkane agiye kujya he yibujya muri Amerika kandi wabyanga bibaye intambara uwo muntu gute atemera ko yicuruza akakina kubishashya bicisha mu rukundo none icyo gihe wowe umuha amafaranga arenze ayakeneye aya wenda aya transport yakoresheje ubifata nk'ari indaya nose ntago umuguze ntago kugujije uzi ibyo ngibyo nose abashyizeho umubare runaka wayashaka icyo ngicyo ubwo bucuruzi uburyo bumeze ni nkuko waza ugacuruza okay wenda nkuko waza ukanzanira dufate wenda ugwagwa niko tutazi ngo ruri kuri iki giciro ugwagwa ruri mu kavide tutazi ngo kagirahe kamanyine nkibaza ngo uransomeje kawaida ngo mayemwe nkanywaho namara kurusoza nkarumara ngo nyishura ntabwo wambwiye ngo rugurisha ntabwo wambwiye ngo iki nasoza ngo nyishura ivyo nubwo bucuruzi nabwo ubwitwa n'ubucuruzi nk'ubwo ngubwo nubwo buteka mutwe ubwo rege impamvu uri kuvuka ngoko kenshi abasore turekurira cyane bagenzi banje bari kurira kwera abakobwa mwino misi zo boro murazifite fa mu rugo umugati ndicuruza urampaya ngaya yabwati nayo ndi buguhe ukaguma mu rugo kwama pana kuvuga ngo ushiringo twakundanye wamara kwegegera yiwe murajyamanye murasangiye uramukonsa ubigeze wiki uje gutanga makamoto ngo kasenkane motivinya mirambi y'igikondo yasenkane ni iyo moto igendera mu kirere wapi imana iyo umuntu aguhaye serivisi nziza uramushimira icyo gihe rero ubikoze nko kumushimira ntabwo ubikoze nk'aho umugozi iyo bakubwiye serivisi wumva iki ntabwo ari keya uvuze ni serivisi wumva iki serivisi akenshi zivugwa muri business serivisi nyine tuzi ko ari ukujya nko kuri ikintu runaka bakakwakira neza nyine biri muri business ubwo nawe mukobwa waje nk'uje gutanga serivisi oya wenda nuko mbivuze nabi
ariko nyine kwa ko wenda muba mwishimanye kandi yagushimishije ugomba kubikora nyine nk'uko bivuze mu kano kanya ejo nkubwiye ati waje ukansura ko turi inshuti twanaganira twanateta twanakundanye dushobora gusoza ivuga cyose wajya gutanga umaka moto nuse mbaye nagukoreye umunsi yamaye hari kibazo uwunkorera gute nuse urumva hari byinshi mba natumye wirengagiza tukaganira ukibagirwa ibibazo byose jewe muri icyo gihe iyo turi kuganira uganira wenyine unganiriza wenyine njye ntabwo mvuga yego nanjye ndavuga ariko icyo gihe ni njye uba wafashe umwanya munini urumva mba nanateze nkagusanga iwawe urumva rero njye uba witanze uritegera buriya muzi baciye duha agaciro na bagenzi bacu wibara ngo wankoreye umunsi niba ari ukuganira turi kuganira twese niba ari ibikorwa ndi wakoze wabihagaritse nabihagaritse niba tunaryamanye turi gukoresha imbaraga yacu twese ni nanjye nkoresha imbaraga kukurenza wese ufokasinga ku mafaranga cyane ese mwumva ko iherezo ry'ubuzi ry'amafaranga riri iherezo ryo ntabwo turiza ariko icyo tubona cyo amafaranga niyo ari imbere kurusha ibintu byose nkaho ku giti cyawe uruwuhe kugira ngo n'abantu badukurikiranye bagusobanukirwe banakumenye kugira ngo n'abakeneye kukugana baze bakugane buriya ntuze duhishe wenda bizinesi dukora tuze duhishe abo turi bo tuze duhishe umwuga runaka dukora niba ndi umukwafe niba ndi umukinnyi wa filime ndi umukinnyi w'iki sinabihisha ngomba kubifiringa kubera ko birantunze birangabura biranyambika so uruwuhe muntu shana ndi muri abo bantu bakunda amafaranga serivisi yose umuntu azanshakaho azaza nzana amafaranga ko ngiye niyo nyene ugira urukundo rwinshi cyane umugabo umushiri wawe mujyamanya guhaye akamoto singane akamoto bakoyaguha kanarenzaho ubwo rukundo ruba rufise yene nombero ejo heza amafaranga hageze aho mujya mujyamana nta mafaranga afise ubwo akongera kumuvugisha ubwo icyo gihe habonetse n'undi muntu ufite amafaranga akeneye nawe kuza guhaguka moto nawe wagenda oya ariko byaterwa n'igihe turimo hari igihe se umuntu aba yakoresha inoti ukavuga ngo igihe ndimo ni cyiza nta note ashaka oya ahubwo byaterwa n'ayo mafaranga igihe yamereye cyangwa se umubano dufitanye cyangwa se igitumye yama wabuze ngo wirirwaye ndashira mwana ajyamanye magizwe iki n'ibiki ugiye gutaguma gushimisha akaguha akamoto twaje kukamenya umukobwa kigura ngo makamoto mayakamoto ubwo tumaze kubimenya udafite bintu mani ubwo mubigira itegeko nagiye ujye wibwiriza nakazayirirwa kubwango ushyira haya ngaya ahubwo giyewe uje no mu rugo kundeba utambwiye ngo ndicuruza wabara ko ngo mayakamoto geza kujyana ku muhanda ngutegere moto ndamwishe ngo ati komeza ugeze umwese ko wicuruza ko nubu ugiye kungurisha niba nafise gahunda yo kuza kwendera no kweza bimeze bakunzi bacu ndakeka mwamumvishe niba wanamukunze udafise akamoto uteshwe ubyibagire ko wanamubonye wanamwumvise yego canke ndaguseye nta kibazo amafaranga adafise akamoto nta kintu mwavugana akayafise uri wese mwavugana yego biseka tuvugana sorry kinde bahungu rushaka ko bakobwa soko ryamana mvandagaza bagira ko guca ibintu mu migani ibyo bintu se tuzatuvugana gutsa nakubwiye ko ndi umucuruzi sashobora no kuza kungurira yabona mfite ibintu byiza cyangwa namuhaye ikintu cyiza ukanamwongeza akagura ibyo ucuza mu bucuruzi ukanamwongeza kumuherekeza ukamugeza mu rugo wenda kamukarura mu mutwe oya wazangurira nabona mfite n'ibintu byiza nyine kuyo yari bumyishyure arenzeho n'ayandi make yakuvuga ati narenzaho we n'ibindi byiza arengejeho akagusaba serivisi yindi nyuma okay buriya abakobwa rero hari ikintu tuya tureba muno miso umukobwa aragukinaho serivisi wamukiraho ntayikore umukobwa murajyana mu kabari mugasangira wenda byeje se fanta ufite amafaranga arashize ejo mwahura no muhanda nta kintu ufise no muhanda nagusuza gufata nk'utakuzi kwera ivyo bintu biko biraba cyane oya wenda biterwa ntago ari twese ababikora bafite impamvu ko buri muntu nyine aba afite impamvu ye ntago rero twese duje ibitekerezo so birumvikana cyane impamvu nagwamagare mu kiganiro hari ibintu byinshi cyane nshaka tuvuganaho hari n'ibyo nshaka kumenya numve buriya mu buzima uze wanariza ikintu wanje kumenya icyo ari cyo kuri kwacyo icyo kintu ntabwo ndi kukubwira ukuri kwacyo ahubwo ngiye kugikora nka surprise ari ikintu biragutwara terwa niyo surprise yari oya nise ngize ko nakosa yagiriza hari umuntu wigeze wamukira cyeka nawe hari umuntu wigeze utuka happy hari umuntu wigeze wiba niba nese umva hari ikintu byagiriza gute se umva ko ikintu cyose cyatungurana utacyakira ntabwo mbizi nyine reka mbanze ndebe surprise yari bizi nde hajya wambwiye watubenge izina ryawe ni irihe Monique Monica
akwitwa akazina keza ngira ngo nanjye ndi mwiza sorry nayo nzimeze nawe uri mwiza ubwiza bwawe bubonera he n'ikihe kintu kuri wowe icara neza utaza kuntwarikiza neza ukene bwarateye nta ntebe yindi nabasha kubona turi mu minsi mibi ntabwo nabona kugura indi ntebe itanu se wabindemeye ko mpagaze nabi meze nk'umukobwa uri mu mihango none nkubaje ngo ubwiza bwawe ku giti cyawe ni hehe ubone ni nk'ahe hantu igihimba cyawe ubona ukabona kuri mwiza shangiye kuri njyewe ahantu hose mbona ndi mwiza ikintu cyawe kuri wowe kimwe gusa ubona ko icyo kintu ari kituma uba mwiza n'umuntu wese akubonye aricyo kintu abona akakubona kuri mwiza njyewe ntabwo ibice by'umubiri wanjye ntabwo mfite igisumba ikindi kuri njyewe byose mbona ari byiza kandi ku rugero nkunda nk'amaso n'ikirenge birangana usibye ko bitandukanye mu mivugire no mu miterere ariko njyewe kuri njyewe byose ni byiza bivuze ngo yaba amaguru y'amaboko na kimwe kuko buriya mu buzima nkanjye urabona uburyo meze ndi igikara kumva ndi iki ariko akenshi ngira gucya nkumva ko umuntu arambwiye ko uri muremure ni byiza cyangwa ko uburebure ari bwo bwiza mfite bwonyine ibindi byose ni mubi ubwo nawe ushobora kuba usanga wenda itaye uburyo uteye nicyo cyiza ufise cyangwa se kigiye bajya bambwira ngo uburebure cyangwa se igikara nibyo bintu mfite byiza n'ahandi hose ndi ikigoge uburebure igikara nibyo byiza afise ukumva nawe urusha gusanga wenda ari utuntu twishana ukora kubwira ngo ukanwa neza useka cyangwa se uteye neza ni iki bakunda kukubwira yego ko nta kintu kibi barambwira mfite ku mubiri wanjye rero ko byose n'undi mbifata kimwe kuri njye byose ni byiza ngo wese uri mwiza hose ndi mwiza kuki ubundi surprise utayikora yishimire kandi zikana kosa wishinja mani ntaryo ariko iyo surprise ndumva harimo akantu ntabwo nyiza mu buzima bwawe se wari wagiye wigera uhemukira umuntu nawe yejemuka nawe nk'umuntu ushobora kuba nk'abantu ari nk'abakobwa kenshi uzana umukobwa mu nzu yagusuye mutasa muziranye nyine bimwe byaho ngo dusigaye twikundira iby'isi agahita kwiba icyo bintu uwo mukobwa umubona nk'iki wowe terwa n'icyatumye yiba kuko buri muntu wese yiba kuko afite hari umuntu wari ufitanye gahunda ndabona amamagaye reka nze numve nta bibazo sori ndaza tuvugane alo yo bro refresh nese mani ko watenze ugiye kwira wageze se niwe kuri mutuku wageze injira mwana injira kabisa burije arakinguye uyu muntu rero niwe nabura abone surprise sinzi niba muziranye cyese mutaziranye ugenze bite niyo surprise wambwira kwambwiye ko nakosa wishinja se nkamona umubonye ugahinduka nose mani ko nta muntu twari dufitanye gahunda wigeze umbwira ko hari umuntu uri munsi nawe urandeba se ndeba iki ahubwo se wowe bite byawe n'indi kugejeje aha ngaha mani ibi bintu ubu ngubu ni abantu muzi se cyaze bro kutari wigeze umbwira ko se uri bumpuze n'abandi bantu uno muntu aramuzi se kibazo mufitanye ikiganiro ugize umbwira ko hari undi muntu uri bumpuze bari kukubaza uno muntu hari ahantu muzi kibazo mufitanye mani ntago nkuzi nta n'ikibazo mfitanye sure ese ko umubonye ugahinduka muri wowe nkabona usa nk'aho ari ikintu yagirije mani ariko njyewe ntabwo nari nzi ko hari umuntu uri bumpuze nawe urumva nari nzi ko ikiganiro ari icyanjye nawe nari naramubuze mani nari naramubuze finally ndakubonye kabisa wowe ngo wara sitse nta kibazo mfite ibya nyabyo ariko arakubeshera akaraguhimbira ikibazo mani turagifitanye ariko ukamurebe neza ntabwo twe twarabishyize ku karubanda ku buryo nawe wirwa neza abantu bigeze finally ndakubonye n'ibiki nimuze guhangana umva nkubwire ngo mbese ngo ngorozi ngora nyihishe umva bro kuraho intebe neza nkwereke ngorozi ngora nyihishe buretse mwana nese wozewe nese ugiye he mwana ubuze wonze waranyihishe nese buretse murapfa iki se nyene ntipe kwavuze ngo naburetse mwana kumufata ibyo nsabye sinabigukoreye reka tugande thanks urakoze mani nenera kubuze amezi abiri yose nese buretse naga ni nta mpamvu yo gufatana mwana nyene murapfa sisa ni cyo kibazo mufitanye uzigiye gishiye mushaka mani uzigiye gishize amezi abiri yose nse habaye iki ko cameraman muri kuri umva komeza ukamere cameraman mwana ngwino ufashe kuwanga komeza ukamere mani
murekure bro sisa wigenda mwana ese uko acika mwana urekura bro murekure ameza umva nkubwire kuko akina gucika se uretse mwana umuntu atari kukunshakira umva nari kuza uzi ubwenge uretse bro rekura uzi ubwenge ko wasabye ngo ndagukorere service ko ashaka kuguhara sexa wigenda mwana sivyo niba uretse niba nagucumye mu kiganiro ukaza ukamva ko nta kibazo na kimwe wishinja kuko akenera kwiruka wikanze iki kumbonye wikanze iki uretse nyene kuko akenera kwiruka kumbonye wikanze iki nyene uko kwiruka ngo agenda he udasohoka reka mani nigendere ko ngiye ntabwo njya gukorana ikiganiro ubu ngoro nyene habaye iki ubu ngoro uzi ngo arano muziranye ntabwo nziranye nawe ahubwo nambe umva ugeze ngo iki banza wumve mwana hose muri kamera vano kamera mwana uzumfashe gutandukana kamera umva komeza ufate umva ngubwire umva kuraho kamera mwana kuraho kamera bro